ni umutwe washyizweho kuva mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu cyacu, kurwanya ibikorwa byose byanyuranye n'umurongo twari twarahawe n'umuyobozi mukuru urugamba rwo kubohoza igihugu cyacu ariwe Command in Chief. Uwo mutwe wagiye wagurirwa inshingano arizo kurinda umutekano w'igihugu ufatanije n'izindi ngabo muri rusange nk'inshingano yacu y'ibanze, ariko cyane cyane dushyira imbaraga mu kurwanya discipline ishobora kuba yagaragara kuri bamwe muri members ba RDF. Indi nshingano ni ukurinda ibikoresho ndetse n'abasirikare, gutanga umutekano mu bigo bya gisirikare. Indi nshingano yihariye dufite ni ukurinda abayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu cyacu ndetse n'abashyitsi b'ingabo baza gusura RDF bavuye mu bihugu byo hanze. Discipline ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'igisirikare icyo ari cyo cyose. Iyo abasirikare bo